turabasuje mwese abakunzi b'aba maquillage ndetse namwe mwese mukunda makeup muri rusange. Mwe mwese rero mukurikiye YouTube channel yacu, uyu munsi turaza kubitaho tubasobanurire byinshi kubigendanye na brush n'uburyo zikoreshwa, ariko mbere ya byose reka mbibutse ko wowe udukurikiranye utarakora subscribe akaniko kanya, reka tugaruke mu kanya tubasobanurira. Rero tugaruke tubasobanurira byinshi kugendanye na brush, utaza kuva brush ugira ngo ni zimwe zikuba inkweto cyangwa ibindi bintu. Urugero rwa mbere ni brush nkuko muri kwibona ni iyi ngiyi. Iyi kabifasha mu kugorora ingohe ndetse no mu gusokoza ibisike muri rusange ku muntu wenda uri kwepiya cyangwa ikindi kintu. Hari kandi brush zifasha mu gusiga eyeshadow. Utazi eyeshadow, urugero rwa mbere ni urunguru. Iyi ngiyi nkuko muyibona niyo nini, ifasha mu kuba wasiga eyeshadow mu buryo bworoshye, ariko kandi hakaba n'udutoya tugufasha mu kuba wasiga ku buryo ijisho riza kuba rigaragara neza, cyane cyane eyeshadow zigaragara. Hakaba n'akangaka kagufasha kuyinogereza muri rusange n'utu dutatu. Hari kandi brush zigufasha mu gusiga ku munwa muri rusange. Lipstick cyangwa se izi lipstick zo ziba zifitemo stick nyine zifasha, ariko hari lip gloss zigufasha rero izi ngizi ukaba wayisigaho ugasiga ku munwa, label isanzwe n'ibindi, hanyuma wamara kuzikoresha ukazoza kugira ngo uze no kwikoresha kuri mugenzi wawe bibaye ngombwa. Hari kandi izi ngizi zifasha mu gusiga concealer. Urugero rwa concealer ruri hafi n'urunguru uko muri kurubona. Concealer rero iyi ngiyi nini ifasha mu gusiga munsi y'ijisho, hanyuma udutoya tugufasha mu gusiga hejuru y'ijisho kugira ngo ubashe kuba wakora ingohe cyangwa se ibitsike bigaragara neza muri rusange. Hakaba rero n'akaringaniye kagufasha mu kuyinogereza kugira ngo utaza gusiga concealer ize igaragara nabi. Hari noneho izindi brush zigera kuri enye zisa nkaho ziciye n'umurongo uhengamye, ukitegereje neza urabona ko ari akantu katarambuye. Ni nayo mpamvu gaciye mu murongo umanutse gutya. Izi ngizi bakaba bazita angled brush. Izi zifashisha mu gusiga eyeliner uko hano muyibona. Iyi niyo ubwoko bwayo bumwe. Ushobora kuyifashisha rero ugasiga munsi y'ijisho ushaka guca akarongo, icyo bita smoky eye, cyangwa se ukaba wakifashisha nyine mu kuba wakora akarongo keza n'ubundi nkuko ubishaka. Uko zirutanwa rero ni nako zica umurongo munini cyangwa se mutoya bitewe n'icyo ugiye ugakoresha. Hari nanone ubwoko bwa brush bwiza bunaciye ukuntu kwiza. Abantu benshi ntabwo bazi icyo iyi brush ikora, ariko ifasha mu gusiga highlight. Urugero rwa highlight bumwe n'ubu akenshi basiga hano ahangaha cyangwa se ahangaha ku kananwa, ndetse n'akakarongo ko kuzuru burya kenshi bakunda no gukoresha iyi brush. Hari noneho ubwoko bwa brush bwifashisha mu gusiga foundation. Urugero dukoresheje nk'iyi foundation dufite ahangaha, urayifata ukayishyira ku kantu kabugenewe, hanyuma ukaba wagenda usiga unogereza. Okay, ukayikoresha ku gahanga ndetse n'ahandi, nyuma ukaza kuza kunogereza ariko wifashishije ubu bwoko bwa brush. Okay, hari brush noneho zifashishwa mu gusiga fondote. Fondote urugero rworoshye ni iyi ngiyi. Izi ngizi rero uko uzibona zirutanwa, hari nini. Iyi nini rero niyo ukoresha muri fondote ukaba wasiga ku mubiri wawe mu maso birumvikana. Hari noneho na gatoya kagufasha gusiga ahangaha. Hakaba noneho iyi ngiyi igufasha kuza kunogereza powder yawe cyangwa se fondote yawe. Kimwe nuko hari ubwoko bundi bisa nkaho bukase nkuko muri kubibona ku ruhande, ariko ngubu ukifashisha mu gusiga contour. Contour rero biterwa n'aho ushaka gusiga contour, haba ahangaha, haba nanone ahangaha, cyangwa se n'ahandi hatandukanye bitewe na contour ushaka gukora n'ubwoko bw'uruhu ufite cyangwa se bw'amaso bwo mu maso ukuntu hakoze. Hakaba rero noneho n'izindi brush ntoya zozo, ariko ubona zo zijya akumera nka za zindi zasigaga powder. Izi zifashishwa mu gusiga ya highlighter ijya ahangaha kugira ngo use kugira utungutu nyine tugaragara cyane kurusha ibindi. Ubu rero n'ubwoko bwa brush butandukanye ushobora kuba wakwifashisha mu gihe ugiye kwisiga makeup zitandukanye. mwakoze
mwakoze cyane rero kubana natwe mukurikirana ibigendanye n'uburyo brush zikora. Reka mbararikire ko ubutaha tuzaba turi kuganira ku bigendanye na makeup zigendanye n'ibitsike muri rusange. Icyo nakubwira kindi nuko ushaka ubwoko bwa brush bwose uri kubona ahangaha cyangwa se izindi makeup watugana mu Ibaba Maquillage, dukorera Kimironko ku muhanda ujya 12 nkuko muri kubibona kuri screen yanyu. Bye bye.